umuntu ashimira uwamugabiye undi agashimira uwamuhaye inka. Yewe ndashimira Yesu wamanitswe hagati y'isi n'ijuru agasiga icyubahiro mu ijuru, igitaramo gishyushye, abamarayika baririmba abandi bacuranga indirimbo z'agahozo. Abona ko kubana n'Imana atari ibintu byo kugundirwa. Arabambwa turabamburwa, arababazwa turababarirwa, agirirwa nabi tugirirwa neza. Nakomerwa amashyi n'impundu muri iri teraniro. Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Shyimbo ye n'inkoni ye nibyo bijya bimpumuriza. Ni ukuri kugirirwa neza n'Uwiteka bizanyamaho iminsi yose nyiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yo kubaho kwanjye. Nubwo intare yapfa ntabwo inkende yaba umwami w'ishyamba. Yesu niwe ukituyoboye, nimuhumure. Yesu niwe rwiyemeza mirimo watsindiye isoko ryo kuturengera. Imana ni nyamugamburuza imigambi, urugamba rugeze mu mahina, amagambo ageze iwa Ndabaga. Ndavuga rudatetereza abasenga amahanga yateranye, giti cy'ingazamarumbo samba itarumba agakinga k'amakuba, bugama bw'abanyagirwa muhoza abarira muhaza w'abashonje. Shefu ushinzwe ijuru ararema ntibigane, ukinga ntihagire umuntu ukingura, yakingura ntihagire umuntu ukinga, uvuga ntihagire umuntu umuvugiramo, uhaguruka ntihagire umuntu umwicaza, urambura ukuboko ntihagire umuntu uguhina, utabara umuntu adasabye ubuterankunga mu kindi gihugu. Yavuga ntihagire umubaza ngo ibyo avuze ni ibiki, adutindije azadutegera, azadutera iteka itikura irangire. Nimuhumure ntabwo tuzagwa kuri areta. uriya yitwa Kosarata.